ndetse aho iwacu mu Burundi n'indirimbo nyinshi mwakunze ndetse gushika no mwanya mu gikunda n'umwe baririmbyi amaze imyaka myinshi akora umuzika ariko kandi ku itariki 30 nkuko twari bamaze iminsi babamenyesha Christopher azowa ariko arataramira abarundi karukanya rero yamaze gushika ku kigo c'indege Mercure Ndadaye. Christopher turakura mu kici muraho neza umeze neza bro sawa cyane we nawe ego tumeze fresh natwe ikibazo cyane twifuza kumenya gyo bari ba incuro rigira kangaye mushitse hano iwacu mu Burundi inshuro ya kabiri ngize hano mu Burundi ngize kuza hano kera nyiri umwana nyaba no muri Kina Music and then nishimiye kuhagaruka imyaka myinshi gusa feedbacks tuko mu Burundi ziba ziri positive zingeraho twashize imyaka myinshi turi gupanga ku twaza hano bikagorana ariko ubu byakunze ego uyu munsi abarundi bakurindiranye igishika uheruka ngaho ukiri muto ndetse utaranagwiza n'ibikogo uyu munsi ni Christopher aja afise full package abarundi bitega iki kuri Christopher concert y'amateka concert y'amateka rukuntu nari maze iminsi ndi muri tour Europe USA ano so ariko hano twagiye kwaza tuvuga dukeneye gukora ibitangaza tu so twakoze ama repetition menshi naza muri technical team yanjye yose abantu bose so turi team y'abantu benshi cyane twaje gukorera icyo cyo tubasaba nuko they need to pull up bakeneye kuza muri concert yes tukiraho nyene ugiye gurira kuri stage imwe na Big Fizzo umwe warindi dufise bakomeye kandi bakuze muri no muziki haba muziki nyarwanda no muziki u Burundi wowe uri wakera mu muziki ariko sinibazo kubunganya imyaka na Big Fizzo kubwa wa wiyumva gute ugiye gurira kuri stage imwe n'igihanganye nka Big Fizzo Big Fizzo n'umuntu nakuze numva indirimbo ze na n'ubu ngubu akinkumvisinga so ni umwe mu bapoinia dufite ba R&B muri Afrika Big Fizzo gize kuza muri concert yanjye turi Paris ndishima cyane ndamushaka naramusuze barambye ngo yagiye then ubungu at least biranshimishije ko tugiye gurira kuri stage like it means a lot to me no ku bantu bose anyways mama wanje yari umufana ukomeye cyane wa Big Fizzo so ntagagihari ngo abibone mbimubwire ko ibyo bintu finalement byabaye nawe umuhanzi ukomeye wahuriye kuri stage na Big Fizzo but at least right now ngenda bizi umutima tuko hari yishimye cyane yes bisi bibazo bibiri ikibazo canje ca mbere nitwa Starboy the Ship uva muri Star TV abanyarwanda bariko badukana ni benshi cyane ndetse n'abarundi numva shaka kumenya urugendo wagize ni rurerure si ruto washise amahoro tubona umeze neza cyane ntituzi byabaye mu kirere urugendo rwagenze gute ikibazo ca kabiri uheruka ngaha anye ndibuka show yabereye neza na neza muri Musée Viva hari abantu benshi ndetse baranakunze ibikorwa byawe uno munsi witeguye gute na cyane cyane ko kuva kiri yagiye gushika uno munsi maze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye na cyane cyane wa Murundi ari mu nzu wa Munyarwanda ari mu Rwanda yumve yuko niyaza muri show ya Christopher azaba ari ibintu bimeze neza cyane urugendo rwanjye rwagenze neza cyane actually ubwa mbere nza hano twaje dutwaye kaciyashi so nagize chance zo kureba u Burundi burebera hejuru ufite igihugu cyiza ufite igihugu cyiza cyane biteye ubwoba hari ibintu byinshi mufite mu Rwanda tudafite urugendo rwanjye rwagenze neza na General Rwanda nibwo tukigera hano so cyakarombaje ndumva ari concert yanjye kuntu baza kwimira concert yanjye ni tumaze imyaka myinshi cyane turi kuyitegura hakazamo muri négociation hakazamo tubazo ako finalement Simplice yabigiyemo na team
so turi hano tu kugira ngo tubikore so nari maze kubimusubiza mugenzi wawe tugikora concert y'ibitangaza men iyi concert tugikora hano ni Kigali ntabwo nayikora nzama nkuko mubibona cyadukoranije ngaha kwarukuza kubamenyesha no kubereka umuntu z'umuririmbyi wacu umuririmbyi twashimye kuzana ngaha mu gihugu tukamuzana kugira ze zaririmbe ku munsi wa gatandatu bangera himbara abafana kubera asanga umuririmbyi akunzwe cyane gose akunzwe ngaha mu Burundi gose nyuze mu Rwanda bivuye ku bikorwa vyiwe yakoze vyinshi zindirimbo za kera shize mu indirimbo z'ubu hama nkuko bimeze bisanzwe biteguye ku munsi wa 30 ntabwo azoba ari wenyine azoba ari kumwe n'abandi bastar basanzwe arabonga mu Burundi hama muri abo bastar harimo ubusanzwe azi cyane gose ari muri agent akaba ari Big Fizz saa tuvugana akaba ari mu gihugu ca Italy tikinza akaba dushika ku munsi w'ejo minza amandi ya Fizz hari abandi hariho designer hariho Rinoji hariho Shindo Love Music bose n'abantu tuba turi kumwe kwiteka 30 hama tukaba tuboneho n'akaryo ko gutumira abafana bazuze ku bwishi hazuze abantu benshi cyane kugira baze kunezerwa natwe ikibazo baje ati niki mwafatiye ko canke niki mwagomwe ati kugira mwimvire kuzana Christopher n'umuririmbyi akomeye cyane mu Rwanda no mu Burundi yego n'umuririmbyi wo mu Rwanda amenye indirimbo zibe zikundwa mu Rwanda cyane kandi gose no mu Burundi rero dufatiye ku Barundi bari bamunyotewe cyane kandi ugiye kurabana nanuze yigeze kugira ngaye igiteramo mu Burundi mu 2014 ari mu basani baririmbye neza cyane kuri uwo munsi abantu benshi bararyohewe cyane gose tubwo turavuga ati kubera iki tutubasubiza wa munezero turavuga ati tubikore hama tuza tumuzane banezererwe hama kijanye n'amafishe cyabanye man show n'ibindi byinshi twebwe nka team haba ku ruhande rwacu cyangwa ba Christopher nta munsi warimo twigenze tumenyesha icyo kintu kubera muri plan zacu twari dusanzwe dufite plan yuko tutosha mu Barundi kubera nkuko byane hose heshi mu Burundi nta mushitsi yigeraza buri umwakira teza ko ufise ukwakira kamera twebwe nta munsi twigeze duca kwa man show cyane ibintu by'abantu z'aba Bface ba Dramatic kubera vumwe n'abarimvye beza cyane ariko ku bwacu ntabwo tugiye tubishirako muraho neza muraho cyane first of all nishimiye cyane kuba ndi hano hashize imyaka myinshi cyane nagira hano muri kino gihugu kandi dufitanye amateka akomeye cyane kino gihugu actually iki ni igihugu cya mbere naririmbyemo kitari u Rwanda so reception nagize hano yari experience nziza cyane nari nyiri umwana mutoya ariko iyo memoire ntabwo nigize nyibagirwa tu nani ibintu nishimiye cyane ko byambayeho buri abarundi ari ikintu turusha tw'abanyarwanda abarundi iyo bari happy barabikwereka niyo batishimye of course barabikwereka that's the sad part about it ariko ikiza nuko abarundi baranyishimiye barabinyereka so tugirana amateka so iki gice cyose nahereye kera nshaka kuzagaruka hano so birabaye tu mfite excitement barakoze cyane kumitamo ko nkorana namwe makoze cyane kuzo bamwe nabonye kuri airport kuba tukiri kumwe aya masaha twanakererewe mu tubare so ikibazo cya mbere nabashijwe kibaza kuri experience kuri stage y'imyaka myinshi irenga 10 maze nkora music ni somo bizasiga ku artiste bari yango abarundi nibyo kuko mfite experience y'imyaka myinshi cyane maze imyaka myinshi mu matours atandukanye mu bihugu bitandukanye ariko kubera ya memoire na ya bond nababwiye nta twabigize special kurushaho na travelinganye team yanjye yose bande yanjye aba technicien bakora audio ama lighting like abantu benshi cyane twazanye ama bus y'abantu baje mu kazi kacu kugira ngo
abarundi tutabasondeka tu nibwo the biggest fear mfite ubu ngubu nuko nakora ibintu ntishimiye nkabiha abarundi. Niyo mpamvu rero nazanye abantu benshi bamfasha kugira ngo banyorohereze akazi and then nanjye kuri stage nzakore ibindi. So niyo marangeze kuri stage abana b'abarundi actually mu Rwanda dukunda umuziki mu Burundi cyane, dukunda abahanzi b'abarundi cyane kuva kera cyane, apana kuvuga ngo young generation kuva kera cyane, kera bakidumu ba Polinaire n'abantu bose ba R&B singers ba pioneers twakuze twumva. Actually ni honor ikomeye cyane kuba kuri stage mwe na Big Fizzo. Mama wanje akundaga Big Fizzo cyane, so ntago ariho ngo mbimwereke ko narimbanye nawe, ariko ahari ndabizi ko she's going to be proud of me. Experience rero ni buri wese afata mu buryo butandukanye, ariko niba bireba ndabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo akantu bazakuramo ko kwadinga ku bikorwa bari basanzwe bakora. Icyo nyine nta kuntu mbega nta mugambi mwa mufise nka Christophe Murimvyi dukunda iyo bafitiye bano baririmbyi bakiri bato muzogirirwa kujya kuririmba nawe kuri stage nka Wisi Design, we love music, Dinoji abari bose dufite bakomeye. Eske nta gahunda ya collabo basi sikubataye mu kugira tusigaye tuvuga ati Christophe ya to bless it. Ibyo bizaterwa na vibe na kugeza ubu nta numwe twe twahura muri ho, ariko nituba turi kumwe tukaganira tuzareba ibishoboka n'ibintu bishoboka. By the way harimo amwe ma collabos mfitanye n'abahanzi b'abarundi atari yasohoka indirimbo zabo ndetse n'izimi kuri album yanjye itarasohoka. Iso kindi kibazo cyavugaga kuri case yabaye mu Rwanda y'abartiste, nakurikiye imwe muri spaces zibikora kuri Twitter, ariko ari ukuntu media ifite ikibazo cy'ukuntu of course mu mabonye topics zo kuvuga, ariko ari n'ukuntu mu dramatizing ibintu cyane bigahindura isura. Kuki tutafokasinga just kuri ku mpamvu Yago yashatse kuba afite Daboje na Kiri mu Rwanda? Iyi niyo raison nini twakwiye ko turi kugendera. Ibindi byose byabaye ntago ari Yago, nta nubwo abahanzi b'abarundi babiteye. So urwo rukundo ruri hagati y'abahanzi b'abanyarwanda n'abahanzi b'abarundi, umudiji ntago yarusenya, nta nundi muntu ufite, nta nundi yo bond, nta wundi muntu wayisenya. Of course byarabaye birababaje cyane, n'ukuntu nanjye ngiye nkano nko kuri stage umuntu akanira ibuye, ntago abahanzi bose b'abarundi baba babikoze tu. So de toute façon ntabwo bishobora kuntera, kuko igihe cyose nasohoraga indirimbo nambaza nyinshi zituruka i Burundi, akantu ngako gato kabayeho ntago ntekereza ko it means a lot, ariko ntago ntekereza ko bishobora kugira icyo byangiza kuri performance yanjye. Nkaboneraho no kubasaba mwebwe mufite ibimenyesha makuru ko ibyo mu by'abaturage barabyemera, so biba byiza rero iyo mwirinze kubaha toxicity, kubabwira ibintu bibi kugira ngo batabelieving. Dufite industries zacu ziracyari ntoya, industry mu Burundi iracyari ntoya cyane, yo mu Rwanda turacyari batoya cyane, so akantu gato gashobora kudusenya tu. So rero kugira ngo itafari buri wese ashyiraho mu kubaka ntikabe negative, ntikabe negative. Nta nubwo zera sura nashatse kuzijyamo cyane, ariko icyo nabonye nuko hari impamvu nyinshi ntamenye, kuko ntabwo navugishije Philipita ubwiye cyangwa abantu artiste babaze ukuntu byagenze, ariko icyo nabonye nuko ntabwo byari ngombwa ko biba dramatized muri media cyane, kugira ngo bidafata industry mu Rwanda no mu Burundi bimaze ko industry ngira ngo sinzi niba mubizi. So rero ibya bintu yo mu dramatizing mushobora kwicamo kabiri, twese twahomba numbers hano, mugahomba numbers zacu mu Rwanda. Thank you. Ikindi kibazo ntabwo wabyaguteye actually narindi busy cyane. Yoya Jamal aba UK nishiti yanjye komeye yaramamagaye yarambwira hano hari kino kibazo bimeze gutya, don't worry mu Burundi baragukunda. Bindi babwira industry nimwe nabibwiwe bwa mbere na Yoya. So ntabwo babishobora kuntera, ntabwo bishoboka. Nyifite ubushobozi bwo kuririmbira abantu bose baje kundeba, baba miliyoni 2 cyangwa 2. So I trained my mind kuririmbira abantu baje kundeba tu, urukundo abantu baje kundeba niba bamataring. So I'm not afraid of
singing kurimbira abantu bakeya tu vois. Yeah, so abazaza bose nzabarimbira kandi bazishima. Yeah. Yeah. Ikibazo kuri Simplice kubera iki inoje kubera iki love music kubera iki wizi design abajweni bakiri bato mu muziki. Bon, twabahisemwo kwera nabo nyene twashaka baronke experience kuko buriya ugiye kuri stage imwe na Christopher ntihabura ikintu wungura kandi ni n'abasore bakunzwe hano cyane ya mpamvu niyo music hano ni actually navuga ko music hano yakoze music yo mu Rwanda haza kuzaho generation yacu natwe iki gitwari young twakoraga ibintu twumvise abahanzi b'Uburundi bakoraga ama progressions bakoragamo technically ibintu bya hano byubatse industry yahariye mu Rwanda. So ukuntu rero industry hano tuyifata ni industry ikomeye cyane. Tugeze ahantu just tuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi harabura exposure to Afrique nimenya potential iri muri bino bihugu bizaba birangiye n'abartiste bose yumvishe music yo muri yacu baragira ubwoba. So rero it feels like this is the right time now ko abahanzi ba hano nabo mu Rwanda dushirika ubwoba tugakora big moves tugakora big moves tugakora investments nini kuko ibindi byo twarabibashije so far. Iki cyo cyiza cyane. Actually nje natangiye music nyiri boss nubona. Can you just move a little bit? Yeah. All right. Yeah, natangiye music kera mfite na signing contract nagize muri Kina Music mfite imyaka 15 gusa. Hari gihe cyageze numva jeunesse yanjye yose nayihaye industry. I was up there. Nari umuntu abanyamakuru banje ndaho kwishurisha kunya agira amanota ngaye ku ishuri adetingwe umukobwa atwariye imodoka atuye muri yenzu ibintu byose byari out there. So rero maze gukura basha gutandukanya showbiz na music. So I do music not showbiz. Yeah, that's it. So narabitandukanyije ntago ari byiza buri gihe ariko bima peace of mind. Bima peace of mind. Ikintu mba numva rero mushaka kuko abantu bamenya ni music. Music ndayisunika cyane. I'm glad kibageraho. N'ibindi ngombwa maybe with time na twamakinze peace brain n'umutima biri kubyumvikanaho n'ibindi tuzagenda tubirikora mu bimenye.